Inshuti mwese mudukurikira kuri YouTube channel Paroisse Sevensa Paruti Gikondo, aho muherereye hose turabasuhuje tubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'imigisha. Twazindukiye hano kuri Paroisse ya Mutagatifu Vincent Paruti Gikondo, ahagiye kubera umuhango wo guhemba umwe mu banyeshuri barangije mu ishuri ry'ubudozi rya Paroisse. Ni ishuri ricungwa na Komisiyo ya Caritas ya Paroisse. Uyu munsi rero akaba hagiye kuba umuhango wo gushyikiriza igihembo umunyeshuri wahize abandi muri promotion y'umwaka ushize. Ni igihembo Paroisse yamuteguriye, ni igihembo agomba gushyikirizwa na Padiri mukuru wa Paroisse Mutagatifu Vincent Paruti hano Gikondo, Padiri Nsabimana Jean Pierre Mihigo, Padiri mukuru w'iyi Paroisse. Turano rero tugiye kubakurikirana iyo mihango, je muri kumwe ni Joseph Habumukiza hano Igikondo, tubifuriza kunyonerwa n'uyu muhango mukurikiye, twifurije amahoro n'ibyishimo byiza. Ikintu cyadushimishije cyangwa tuje gukora twabifite ibikorwa bibiri uyu munsi kugira ngo tutangize ishuri ry'ubudozi, ariko kubera ko tutabikoze cyane ni façon officielle. Ubushize dusoza umwaka hari igihembo twifuje guha umuntu wabaye wa mbere muri iri shuri ryacu. Aza kuvamo rero yabaye Solange, bari bamaze kwiga promotion yarangije, niwe wabaye wa mbere bakurikije amanota kuko buriya mwarimu n'abazajya baha amanota mugiye kuzajya mukora gutyo gusa. Hanyuma rero tumwemerera ko tuzamuha kado izamuherekeza kugira ngo azabashe gukomeza nyine ibyo yize aha ngaha bizagende neza. Iyi mashini rero bamuhaye ubu turi tuberekeje. Uyu munsi twifuje rero ko tuza kwimuha turi kumwe namwe na promotion yakurikiyeho, be n'akanya ko kuvuga ko dutangije umwaka, mbese umwaka wundi utangiye ku mugaragaro. Hanyuma nabwo mukomeze kwiga, mwumva ko iteka ryose iyo muje kwiga ibi ngibi mwiga ibyo kugira ngo bizabagire akamaro, ariko ntuze gusa wumva ko ari ibintu byo guta igihe. Ntabwo ko tubashyigikiye kugira ngo ibyo mwiza aha ngaha, ubumenyi muvanye aha ngaha muzajya bukoreshe no mu buzima bwanyu busanzwe, bizabagirira akamaro, bigirira akamaro n'igihugu, bigirira akamaro na Kiliziya n'imiryango yanyu yose. Muzi ko twanabemereye ko tugiye gutangiza gushyiramo Igifaransa n'Icyongereza. Byaradufashe igihe kirekire cyane, ariko igihe kirageze. Nyuma y'aho ngaho tuzashyiramo n'ibindi, nitugire abana tukabona uwigisha guteka nawe tuzabishyiramo, nitugire abana uwigisha computer nawe tuzamushyiramo. Ni urugendo twatangiye twiyemeje ko kugira ngo iki gikorwa cyacu gitere imbere, mbese twe kuva ku mashini gusa, ahubwo dushyireho n'utundi tuntu tuzatuduherekeza mu buzima bwacu bizadufasha. Kongera gushimira mwarimu wanyu kandi nawe ndamuha ijambo tubwire uko muhagaze, tumushimira uburyo adahwema kubitangira, uburyo ashyira amaze imyaka myinshi muri ishuri, afite ubunararibonye bukomeye. Tumushimira uburyo akomeje kubafasha no kujya kubitangira kugira ngo nyine mujye mutahana ubumenyi bwuzuye kandi bushimishije. Dushimira abo ku rwego rwa Caritas ko buriya nabo bakora uko bashoboye byose kugira ngo ishuri ryacu rigende neza, kandi namwe nimujya muza mu bw'icyo gutahana gifatika. Dushimira rero na Solange, umwaka ushize wahize abandi mu byo bigaga, buriya mwari bafite uko yabibonye uko yahize abandi. Uyu munsi tukaba twifuje rero kumuha iki gihembo imbere yanyu, imbere y'abarimu banyu n'abandi bavandimwe dukora muri Caritas. Tumushimira nyine iki gikorwa cyiza uko yitanze, hanyuma ngo bizabafashe. Naje kubasobanurira impano iteye. Impano irimo imashini ntabwo igenda yonyine. Iki ni igice cyo hejuru kigize iyi mashini, kikaba ari igice cyo hasi. Moteri ya doda hakenerwa amavuta ajya muri iyo mashini, hakenerwa n'indodo akoresha, byose biri muri iyi mpano. N'icyo kudoda nacyo kigomba kuba hari na kado yahawe yo kugira ngo yerekane ko azajya adoda. Ni igitenge yahawe nacyo cyuzuza iyi mpano. Ibi byose akaba aribyo bigize iyi mpano yahawe. Murakoze. Muri uyu mwanya rero turi kumwe na Padiri mukuru, Padiri wa Paroisse Sevensa Paruti Gikondo, ni Padiri Nsabimana Jean Pierre Mihigo.
akaba ari anakuriye komisiyo ya Caritas muri paruwasi. Mu mwanya rero amaze gukora igikorwa cyo gushyikiriza impano ishimwe umunyeshuri wahize abandi mu ishuri ry'ubudozi rya paruwasi. Twagira ngo tumubaze uburyo iki gikorwa cyatekerejweho. Nyakubahwa Padiri. Murakoze. Iki gikorwa ni igikorwa cyawe mu rwego rwa Caritas. Burya Caritas babyita urukundo, kandi nta vanjiri ibaho, nta nkuru nziza itajyana n'ibikorwa. Mu bimwe rero mu bikorwa nyine bidufasha kugira ngo ya vanjiri twumva mu misa, ibyo ijambo ry'Imana duhabwa, inkuru nziza duhabwa igendane n'ibikorwa. Muri urwo rwego rero paruwasi yacu ya Gikondo ifite ishuri ry'ubudozi. Ni ishuri rimaze igihe, maze imyaka muri paruwasi yacu. Nta kindi rigamije ni ukugira ngo nyine dushyire mu bikorwa rya nkuru nziza y'Imana, yuko inkuru nziza ijambo ry'Imana rigomba kuba no mu mubiri mwiza. Tukita cyane rero ku bana b'abakobwa ndetse n'abahungu baba yenda batagize amahirwe yo gukomeza mu mashuri ku buryo yenda bwa university cyangwa n'ahandi, bifuza ariko kugira ubumenyi ngiro bwabafasha mu buzima bwabo ngo babashe kwiteza imbere, bateze imbere imiryango yabo, bateze imbere kiliziya ndetse n'igihugu cyacu. Uyu munsi rero turishimye cyane kubera ko ubushize twasoje umwaka w'amashuri w'icyiciro cyari kirangije, haza gutanga amanota rero mu buryo bwo gushyigikira ishuri. Paruwasi yemeza ko iha imashini umwe mu bazaba babaye aba mbere. Nicyo gikorwa rero yahawe kuri uyu munsi, kumuha imashini kugira ngo igende imufashe gushyira mu bikorwa ibyo yize byose, bikaba n'uburyo bwo kugira ngo dufashe cyangwa se twankuraje, dutera akanyabugabo n'abandi bari inyuma, bumve ko iri shuri ryacu ibyo bavanamo bishobora kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze Nyakubahwa Padiri. Ijambo Caritas iramenyereye muri Kiliziya Gatolika ku buryo ndetse mu paruwasi hose habaho komisiyo ya Caritas, ariko akenshi ugasanga hari Caritas ihuzwa cyangwa igarukira ku bikorwa byihuta, biba bikorwa bije gukemura ikibazo byo kunganira abatishoboye. None mwego mugeze ku rugero rwo gutanga ubumenyi ngiro, mugatanga n'igikoresho gifasha urangije mu ishuri rya Caritas rya paruwasi. Ubwo bushobozi bwo gutanga iriya mpano paruwasi ibukura hehe? Ngira ngo ni ugusubiza icyifuzo cya Papa Francisco wacu, wari Papa wacu witabye Imana twashyinguye ejo bundi kuwa gatandatu. Yarifuje ko Caritas itaba gusa urwego rwo gufasha umuntu kugira ngo umuhe icyarya ahita agenda, ndetse na Kardinali wacu abidushishikirizamo cyane ko Caritas yacu iki gihe igomba kuba igikorwa kigomba gufasha umuntu kikagira aho kimuvana n'aho kimugeza. Ni muri urwo rwego rero natwe twifuza ko ibyo turi gukora ubu ngubu, aba bana baba bamaze kwiga muri iri shuri bagira aho bava n'aho bagera, atari ukuvuga gusa ngo tubahaye ikintu cyo kubafasha umunsi umwe, ahubwo kibi cyo kubafasha mu buzima bwabo bagiye gutangira. Ubushobozi bwo nta handi buva mu bushobozi bw'abakristu, mu byo abakristu bateranyije bakusanyije kugira ngo bibashe gufasha aba bana bazagire uburyo bwo kwifasha no gufasha imiryango yabo. Akaba ari muri urwo rwego tuvuga ngo ntabwo bazajya baza ishuri ryacu rizahagararira gusa mu kwiga imashini. Oya, turashaka no gushyiramo n'andi masomo, Igifaransa n'Icyongereza. Turashaka gushyiramo amasomo yo kumenya guteka neza, turashaka gushyiramo amasomo yo kwiga computer n'ikoranabuhanga na tekinoloji bigezweho. Turashaka no gushyiramo n'andi masomo azajya afasha abazaba barangije muri ishuri kugira ngo babashe kugira icyo bigezaho, icyo bimarira mu buzima bwabo, bityo ishuri ryacu koko ribaye ishuri ritanga ubumenyi ngiro buzafasha umuntu kwiteza imbere. Muvuze ko ubushobozi mu bukesha abakristu, ni ubuhe butumwa mwaha abakristu muri uyu munsi? Abakristu rero ni ugukomeza kubashishikariza nyine gukunda kiliziya yabo, gukunda abakristu babo, kwitangira abandi, cyane cyane muri bya bikorwa bya Caritas. Nk'ahandi Gikondo by'umwihariko dufite icyo twita izabayo. Izabayo ni Caritas yo kugira ngo twigire Caritas iwacu. Kera abantu bari bamenyereye ko Caritas ari iby'abazungu badufashisha bivuye i Burayi, bivuye i Roma, ariko muri iki gihe turi kubaka kiliziya igomba kwigira, imaze gukura. Tukwizihiza yubile y'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda, 2025 Yezu Kristo avutse, ndetse no muri paruwasi yacu by'umwihariko
muri iyi mwaka utaha tugiye kwizihiza yubile y'imyaka 50 paruwasi yacu imaze ishinzwe. Nyuma y'imyaka 50 rero umwana w'umusore cyangwa inkuma bamaze gukura ashobora kwigira, ashobora kwibeshaho, akaba yamenya no kubeshaho n'abandi abifashijwemo n'imbaraga avanda mu buryo butandukanye. Nishishikariza rero abakristo kugira ngo nabo bitangira ibyo bikorwa bya Caritas bidufashe kwiyubaka no kubaka abandi, bifashe kugira ngo dufashe n'abandi kugira aho bavana aho bagera cyane cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi. Twiyubake, twubake kiliziya yacu, twubake n'igihugu cyacu. Nani munatubwire bwabutimaze birashimishije cyane binashimishije ko bibereye mu maso y'abandi bagenzi be. Solange mpora mbibabwira yari umwana ukunda ishuri, sinzi uwamutangiye ubuhamya ejo bundi uko bamubonaga mu ishuri. Icyo uzaba ni wowe kivamo, nta naho kijya iyo wemeye kukijya inyuma. Reka rero mbanze ntangire nshima aba bayobozi barangajwe imbere na padiri mukuru wacu. Imana yawe umugisha, ibi bintu ni iby'agaciro. Sinzi aho nahera shima naho nagereza. Ubundi iyi ni motivasiyo, icyo ni icya mbere. Ntekereza ko umuntu wicaye aha muze kubara amafaranga mutanga muri iri shuri ntahure n'ibyo bamuhaye. Ni ukuvuga ngo yize afu uzabyitwaramo neza, na cyane ko batubwiye ko noneho ubutaha ashobora no kutaba umwe, bizaterwa namwe. Na cyane amahirwe barimo babaha byo kwiga byinshi kugira ngo mugendere mu cyerekezo kimwe n'icy'abandi banyarwanda. Ufite ubushobozi hose, mujya muri banki bakabaha, muzi kuvugana n'abava mu mahanga. Njya mbatekerereza ukuntu twabonye ikiraka tukabura umuntu wo kuvugana nabi Icyongereza. Muri mwanya rero kandi twakiriye Madame Odette Mukansoro, akaba akuriye komisiyo ya Caritas muri paruwase. Ni igikorwa twaramukiyemo cyo guhemba umunyeshuri wahize abandi mu ishuri ry'ubudozi rya paruwase, ashinzwe Caritas rwego rwa paruwase. Turagira ngo tumubaze amarangamutima ye kuri uyu munsi. Murakoze cyane. Nanjye nk'umukristo wa paruwasi ya Gikondo kandi nk'umwe mu bakuriye Caritas hano kuri paruwase, ndishimye kuko burya iyo uri mu burezi ukabona umwana hari ahantu mukuye, hari n'ahandi umugejeje, umubyeyi uwo ari we wese arishima. Ubu rero mu rwego rwa paruwase turishimye kuba uriya mwana yarahize abandi, ariko cyane tukabona n'ubushobozi bwo kumwereka ko hari intambwe yagezeho irutiye abandi. Murakoze. Madame Odette, uti twishimiye ko nibura hari aho imuvanye, ariko dukurikije urubyiruko paruwasi ifite, usanga umubare w'abo gukurikirana amasomo y'ubudozi hano kuri paruwase n'urubyiruko ruri hanze aha ngaha rudafite icyo rukora, wabigereranya ute? Navuga ko ari agatonyanga mu nyanja. Dufite urubyiruko rwinshi, dufite wenda benshi banabishoboye bashobora kutamenya amakuru, ariko se bashobora no kutabona n'ubushobozi, kuko abenshi usanga ari urubyiruko rufite ibibazo, abari abakobwa wenda babyariye iwabo akabura wasigira umwana, abari se umuntu uva mu muryango ukennye cyane akabyuka ajya gushaka amaramuko. Ugasanga rero hari inzitizi nyinshi zituma bidashoboka. Nka Caritas natwe tuba twifuza kuba twagera kuri benshi, ariko n'ubushobozi nabwo buba bufite aho bugarukira, bigatuma tutagera ku bantu benshi uko tubyifuza. Agatonyanga mu nyanja, ariko nanone tubonye ukurikije abo tubonye mu kanya baje gushyigikira mugenzi wabo kandi twasanze mu ishuri, dusanze umubare munini ari igitsina gore, igitsina kobwa. Ni iki mwakora kugira ngo nka Caritas kugira ngo n'undi rubyiruko rw'abahungu nabo rwitabire aya masomo?
nibyo ni ugukomeza kubiganira. Hari imyuga imwe n'imwe usanga habamo igitsina gore benshi. Buriya nujya mu budozi uzasanga abadoda abenshi ari abagore, ariko nujya mu bwubatsi uzasanga abubaka benshi ari abagabo. Turacyari muri rwa rwego rwo gukangura cyane kugira ngo bumve yuko ari abagabo bashobora gukora imyuga kera yitwaga iy'abagore, ari abagore nabo batinyuka imyuga kera yitwaga iy'abagabo. Ikindi muri sosiyete yacu abana b'abakobwa nibo bakunze kugira ingorane zituma bahagarika amasomo. Urumva iyo bamuteye inda ari mutoya niwe ugira ikibazo cyo kurera wa mwana, ariko umusore wamuteye inda cyangwa se umugabo yikomereza ubuzima bwe. Noneho bigatuma rwa rubyiruko rw'abakobwa ari rwo rushakisha aho rwakura ubushobozi kandi ku buryo butabahenze, kuko za ngorane baba batewe n'imiterere karemano yabo na rya hohoterwa ryaba iryo mu muryango ryaba iribakorerwa ku giti cyabo, ingorane nyinshi zigera ku bana b'abakobwa kuruta ku bana b'abahungu. Bigatuma rero ashakisha ahantu yabona ubushobozi kandi akoresheje amikoro makeya. Ariko ubundi iyo dutanga itangazo mu miryango remezo, mu kiliziya se, ntabwo tuvuga ko dushaka abakobwa gusa, dushishikaza n'abana b'abahungu ko nabo bazamo, uwo ari we wese ushaka kwiga yaza. Mwakoze Madamu Odette ukuriye komisiyo ya Caritas kuri paruwasi, ariko gutanga inyigisho ni igikorwa kimwe, gutanga n'igihembo ni ikindi. Ni iki nka komisiyo iteganya gukora kugira ngo imenye ba bandi yareze, ya ba bandi yahaye ubushobozi, ubumenyi ngiro, ukuntu babayeho hanze? Ni iki komisiyo ya Caritas iteganya gukora? Ubundi buriya Caritas ntabwo ari hano kuri paruwasi. Caritas ifite inzego kugeza, ndavuga wenda hano muri paruwasi ya Gikondo kuko niho menyereye, ifite inzego kugeza mu miryango remezo, irahagarariwe. Ikindi, iyo abana bari muri poromosiyo imwe gutya baba bamaze kumenyana, biba byiza rero iyo bakurikiranwe bitewe n'aho baturutse, tukanamenya n'ingorane bahuye nazo, ko ashobora no kwiga ntabone n'ubushobozi, ibyo yize bigatakarira aho ngaho. Turakomeza rero tugafatikanya kugira ngo tubakurikirane ya masomo bahawe ye gupfa ubusa, ariko cyane tunabashishikaza kwishyira hamwe, kwegera andi makoperative, kwegera urundi rubyiruko kugira ngo babashe kujya mbere, kuko ubu aho tugeze Caritas ubu ni iterambere rya muntu. Nta muntu utera imbere ari wenyine, nta muntu utera imbere akize wenyine, buri wese agira undi azamura. Tubashishikariza rero kwibumbira hamwe no gukorana n'abandi mu nzego z'ibanze, mu miryango remezo aho bakomoka. Nyakubahwa Odette, dusoza, ese nta mukurikije inzitizi wenda n'amikoro make paruwasi ihura nabyo muri ubu butumwa ifite bwo gufasha urubyiruko kwihangira imirimo, ntabwo mwamuteganya nka komisiyo ya Caritas gushakisha abaterankunga bakunganira bwa bushobozi abakristu bafasha paruwasi kugira ngo iki gikorwa kigerweho? Urakoze cyane. Nagira ngo mbanze nshimire nyine abakristu, kuko ibikorwa byose hano kuri paruwasi tugeraho ni abakristu ba paruwasi babitanga, n'inshuti za paruwasi cyangwa se n'abakristu, kuko hari nk'abo tugira bataba no muri no paruwasi, ariko ukabona yohereje inkunga yo gufasha. Rero nta kuntu tutakomeza gushakisha, nuko gukomeza kubana n'abandi, dukora se imishinga itandukanye. Yewe hari n'ibyo na diyoseze ijya idufashamo, cyane cyane nko ku rubyiruko rufite ubumuga. Hari inkunga diyoseze idufasha nko kubafasha kugorora ingingo, gukora siporo, n'ubufatanye n'abantu batandukanye. Ntabwo rero igice kinini n'abakristu ba hano babikora biciye mu nkunga batanga buri kwezi mu miryango remezo, muri Zabayo. Hari n'abitanga ku giti cyabo
ukabona ko amafaranga yinjira aturutse mu bakristo, ariko nta mupaka urimo. Caritas ni buri wese, Caritas ni urukundo, uwo ari we wese n'udukurikira urwo rukundo ararufite. Ashobora gufasha Caritas yaba hano muri no paruwase cyangwa se no mu yindi paruwase aho abarizwa. Caritas iteka ibikeneye ubwo bufasha. Izo nkunga rero turashakisha hirya no hino kandi tuzakomeza dushakishe, ariko cyane cyane no gufasha abantu kwigira, no gufasha abantu kwikemurira ibibazo aho batuye. Mu muryango remezo bashyize hamwe ntabwo babura imashini y'ibihumbi 100 cyangwa se iranda cyangwa ikindi kintu cyafasha wa mwana urangije umwuga. Burya mu nzego z'ibanze mu miryango remezo se bose bafatikanyije dushobora kwibonamo ibisubizo natwe ubwacu. Unyibukije akantu wenda dusoza, unyibukije akantu, Caritas ntabwo ifasha gusa abangaba biga by'imyuga yo kwihangira imirimo, inafasha abanyeshuri mu bigo by'amashuri hirya no hino. Nari ntekereje ese nta kuntu muri urwo rugaga rwa Caritas ifasha, nta kuntu mwazashyiraho uburyo kugira ngo abafashwe na Caritas bose baba mu mashuri atandukanye mu byiciro bitandukanye bagira ikintu bunganira n'aba bantu baba biga mu myuga iciriritse. Urakoze cyane. Hano muri no paruwase dufite ibindi bikorwa bitandukanye, ntabwo ari ababiga gusa, harimo no gufasha abadafite amacumbi, kubakodeshereza amazu, harimo kuvuza abatabishoboye cyane ko dufite ivuriro hano haruguru, harimo gushyingura, harimo imirimo itandukanye, ariko kandi harimo n'igice kinini gitwara n'amafaranga menshi, kurihira amafaranga y'ishuri abana batishoboye. Icyo rero amafaranga aho aturuka ni mu miryango remezo, ni mu bakristu, ariko hari n'abafatanyabikorwa dufitemo bajya badufasha, abagira neza batwunganira. Mu kindi rero cy'indashyikirwa dufitemo hano itsinda abarihiwe na Caritas kera bakuze. Ni abaganga, ni abapadiri, ni abaprofeseri, ni abantu bafite indi mirimo ikomeye, bashyizeho itsinda ryitwa Caritas Twarakuze. Caritas Twarakuze iradufasha cyane mu kurihira abandi bana. Icyo ni igikorwa dushima cyane, twifuza ko n'undi muntu aho ari hose yumva Caritas ari cyo yamukoreye kugira ngo yige cyangwa se agire aho ageze, nawe aje akagaruka ati twarakuze nanjye nimo mpicyo nkora, byaba ari igikorwa cyiza. Ubundi abantu Caritas yagiye ifasha hirya no hino ubwabo bibumbiye hamwe bahakemura ibibazo rwose. Caritas nta kibazo yakongera kugira, ariko twebwe ibyo twarabitangiye, nibo bishyize hamwe, bafite itsinda rinini kandi barihira abanyeshuri, bakihana gahunda yo kujya gusura abana ku mashuri. Ni igikorwa dushima cyane rero. Turabashimiye Madame Odette, tubashimiye ku butumwa mufite hano muri paruwasi, tubashimiye ndetse no kuri iki gikorwa cyo gufasha u Rwanda kurera abana barwo, cyane cyane mutekereza ku mirimo ishobora kubafasha kwihangira imirimo. Tubashimiye rero n'umwanya muduhaye muri uyu mwanya, mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane, murakoze. Caritas ni ngewe nawe nabariye, uwo ari wese ni umu Caritas. Murakoze cyane. Twakire rero na nyir'ubwite muri uyu mwanya. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukarukundo Marie Solange. Nkaba ndi umunyeshuri wize hano kuri Service and Party Gikondo, ishuri ry'ubudozi. Nahize igihe kingana n'umwaka, ariko hari byinshi nahakuye, byinshi cyane. Namenye kudoda, bimwe by'ingenzi narabimenye, umuntu agenda developa azamuka gake gake, kandi n'ibindi birenzeho nzi neza ko nzakomeza gushakisha ko ubumenyi mfite bwamfasha kumenya n'ibindi. Hano Igikondo ino paruwase narayishimiye cyane kubera ubumenyi batanga, umutima wo gufasha. Nari umunyeshuri wize hano, ngira amahirwe nza kuza ndi umunyeshuri wa mbere.
nza guhabwa igihembo cy'imashini ari cyo gikorwa uno munsi twari turi. Imashini ikora iki? Idoda. Imashini y'ubudozi niyo uno munsi nicyo gikorwa cyari gihari bari kuyinshyikiriza. Ubu ndishimye cyane. Paruwase kuba yaragize igitekerezo ikavuga uti katurebe umwana mu bambere ufite ubushake kandi anakunze ibintu bagire gucya bamuha ubufasha nawe agira icyo yakigezaho. Rwose ndabashimiye cyane, byanshimishije, umva sinabona uburyo nabivugamo. Ntabwo abona uburyo wabivugamo, ariko nibyo uvuze birahagije. Marie Solange, uvuze uti neza ahangaha, none wajya kutubwire mbere utaragera ahangaha Caritas wari uyizi? Caritas nari nyizi. Wari uyiziho ibiki? Nari nzi ko ari abantu bafasha abantu batishoboye, mbese abantu bababaye bakabafasha mu buryo butandukanye, haba kugira icyo gutera imbere, haba kubagira inama mu bintu byinshi cyane. Caritas ikora ibikorwa by'urukundo cyane cyane mu bakristu bo muri iyo santarari cyangwa paruwase. Bese barabango ijya kurisha ihera ku rugo, ntago bajya kure handi, bahera naho bari. Nk'uko kino gikorwa naje ndi umunyeshuri ngani no paruwase nza kwiga, ariko ntago barenze ngo bajye gufasha undi hanze, ari bafashije nge munyeshuri wiga kuri iyo paruwase. Uti nasanzwe nyizi, nzi kwifasha abatishoboye, watekereza ko abatishoboye babandi babakene, none wowe uracyari umujene, umukobwa mwiza nkawe, kumva noneho uvuga uti nafashwe na Caritas. Ese wumva hari ikintu byakugabanyirije mu buto bwawe, wumvaga mbese wumvaga Caritas abakene abatishoboye, none wowe kugezeho nk'umuntu ukiri umujene, wumva umeze ute, cyangwa wumva uko wayufataga mbere bimeze bite? Caritas mbere numvaga ko ifasha abakecuru, abantu batishoboye, abantu mbese bafite imbaraga nkeya, ariko buri umwe wese bamugeraho. Caritas ndabashimiye, ni abantu beza. Reba nk'ubu ngubu nari ndi umunyeshuri, nta bushobozi nari mfite bwo kuba nagura iyo mashini nsoje kwiga, ariko baramfashije, iyo mashini ndayibonye, nanjye ngiye kugira icyo nigezaho. Ushyikijwe rero imashini igufasha mu mwuga w'ubudozi wamaze gukurikirana hano, urumva noneho ugiye gukora iki? Ese hagati ahangaha utabona imashini wakoraga iki? Hagati ahangaha mbere icyo nari nabona imashini nyisoza kwiga narindi ahantu, ariko hari umuntu wari warantije imashini, nayikoreragaho. Umuntu ukeneye umwenda nkawumuha, mbese mu buryo bwo kugira ngo nkomeze nimenyereze, ntazabyibagirwa cyangwa se nkomeze ntekereze n'ibindi byinshi, kuko iyo uri gukora ikintu ugenda ugira idea nyinshi. Ubwo rero umuntu wakenaga umwenda namudoderaga, cyane cyane abantu bo muri famiye. Ntabwo hashize igihe kirekire nsoje, ni vuba ahangaha abantu ba hafi yanjye nabafashaga nkabadodera, ariko ubu ngubu mbonye imashini ngiye kugira ahantu hanjye nkorera, menye ngo ba bantu banjye bazaza kunsanga hano, niba n'icyo bakeneye kuguramo aho ngaho ibyo bitenge iki. Nk'ubu nakoraga nta bikoresho mfite, ari ukuzana igitenge nkakudodera, ariko ubu ngubu kuba mbonye imashini, ababyeyi banyemereye kunsapotinga bakanshakira ibindi byo ku ruhande nkenerwa, kujya umukiriya yajyaza akagira icyo abona. Rero Caritas yakoze cyane, ndayishimiye. Turayishimiye. Solange, ndibwira ko aho wari utuye cyangwa aho utuye n'ubu ngubu hari bandi bagenzi bawe ushobora kuba utangira urugendo, bashobora kuvuga ati burasese Marie Solange agiye mu biki, umwana mwiza nk'uriya, kwirwa hara kuri paruwase yirwa anyonga imashini birabizamarira iki? Nta bandi bantu wumva utekereza barasigaye aho utuye wumva waha ubutumwa? Ubutumwa nabubaha kandi bukomeye cyane, ni ubuhamya bukomeye. Iyo uri kuza hano ku ishuri ugiye kunyonga icyarahani, ati se ubwo uzabivamo, wakishakiye akazi ugakora iki? Ariko buriya niba ari ikintu gikomeye cyane ni umwuga. Umwuga ni ikintu gikomeye kiruta ibindi byose.
aho wajya hose ushobora gukora iyo ufite ubumenyi. Rero ikintu nashishikariza abagenzi banjye nibakunde ikintu bita umwuga. Umwuga uwo ari wo wose ushobora kugira aho kuvana naho kugeza, cyane cyane noneho ubudozi. Ubudozi ushobora gutangirira ku bintu bikeya bitari hayi cyane ukabasha kugera ku bintu biri hejuru cyane. N'abandi bose twagiye twumva uko batangiye bahera hasi bagenda bazamuka. Rero ikintu nabwira abagenzi banjye ni ukwiga bashyizeho umwete, nkashishikariza n'abandi bumva ko umwuga w'ubudozi ari uguta umwanya, nabashishikariza kuza bakiga umwuga w'ubudozi kuko hari ikintu wagufasha, hari amahirwe wakuramo. Buri wese aba afite ikintu yagiramo umugisha, ntukajye upfa gukerensa ikintu icyo ari cyo cyose. Urasoje rero uhawe igikoresho cy'ibanze nk'umuntu wize ubudozi, ni iki wumva nk'agashya ugiye gushyira cyangwa se ugiye kuzana mu mwuga w'ubudozi kugira ngo urusheho gukurura abantu n'aba bandi bawunyegaga batabaga agaciro bumve bawushatse koko? Agashya ngiye kuzanamo, ikintu cya mbere ni ukutekereza cyane, nkamenya guhanga udushya, singume muri bya bindi ngo ndode ibyo abandi bakoze. Ngomba gutekereza cyane, nkamenya no kuba nahanga ibyanjye, nkashyira ku isoko ry'umurimo abakiriya bakabikunda. Nicyo kintu muri njye, muri mind yanjye mfite, nicyo kintu ntekereza kuko umwuga w'ubudozi ndawukunda cyane. Yego. Mu kanya utwereka bagushyikiriza ibihembo, watwitse ko imyenda wambaye ariyo widodeye. Yego. Kuko ni mwiza cyane, nta wakeka ko yaba yaravuye mu bumenyi wavanye aha ngaha, kandi turabona ari myiza cyane. Iyo uyambaye wumva umeze ute? Njyewe nkunda kwambara imyenda nidodeye cyane. Nkunda kwambara umwenda nidodeye kuko bituma ngira motivation. Niyo umuntu ambwiye ati wambaye akenda keza, mitangira courage yo kugira ngo nkomeze bya bintu byanjye, numva nishimye. Kudoda iyi myenda nayidodeye hano ku ishuri, nabuze nikanze nambaye umwenda nadodeye hano Gikondo. Nandi mu ishuri nkuko bisanzwe nize nkuko abandi bose biga, ndicara ndatekereza ngiye gukata umwenda wanjye tica tutari kumwe. Hanyuma ndawudoda nkwambaye tica ati wow ni byiza rwose. Buriya niba ari ikintu cyo kugira umuhate no gukunda no kugira ishyaka ni cyambere, icyo wifuza cyose ukigeraho kandi icyo ushaka cyose ukigeraho. Iyo twitegereje iyi myenda wambaye urabona ukuntu imeze, hindukira rwose. Kandi nkuko abitegereje ati nkunda kwambara imyenda yanjye nidodeye, n'abandi numva ko ushobora no kwambika n'abandi bantu, kandi ibyo uzakora n'abandi bakaba bashobora kubigeraho ku buryo utazabidoda gusa ngo bihere muri stock. None rero mu gusoza, ni ubuhe butumwa wagira ari ababyeyi, ari abana ndetse n'ikindi cyiciro cy'abakristo cyangwa se cy'abantu, ubutumwa watanga usoza nicyo wababwira? Wisanzure. Ubutumwa naha buri umwe wese, bagenzi banjye basoje kwiga babuze akazi ntago kabuze. Buriya niyo wasoza kwiga kuva ati ngiye kwiga umwuga, ufite ahantu wakuvana naho wakugeza. Inama nabagira nuko bashishikariza kuza kwiga imyuga, cyane cyane umwuga w'ubudozi. Hano Gikondo ntago bishyura amafaranga menshi cyane ku buryo byakugora kuba wavuga ngo minerivare ibiki. Hano ushobora kwiga ku kiguzi gikeya, kubera iki? Kubera Caritas ndakomeza nyishimira cyane, yashyizeho ikiguzi gikeya wiga nta mafaranga menshi utanga, kandi ugakuramo ubumenyi buhambaye ufite kinini bizakugezaho, ugatakaza make ukazinginja byinshi cyane birenze. Buri umwe wese rero namushishikariza kuzaza kwiga imyuga, cyane cyane umwuga w'ubudozi, hanyuma akazatera imbere nawe agakirigita ku ifaranga. Akajambo kanyuma wenda wabwira mwarimu utamubwiye gusoza azakamenya? Ikintu nabwira mwarimu wanjye, ndamushimira cyane, nakomeze ubwo butwari, nakomeze ubwo rukundo. Ni umubyeyi
atumenyera buri kimwe cyose, aratwigisha atitaye, adufata nk'abana be mbese. Rero ndamushimiye cyane, nakomeze abarumuna banjye abaha ubumenyi kandi abahereze umurongo wo kuzagira ngo hari icyo bazageraho kandi cyiza. Turagushimiye Marie Solange, kandi twifurije amahirwe menshi mu mwuga wiyemeje gutangira ukaba ugiye kuwukomereza noneho kuri terrain. Tukwifurije amahirwe menshi, uzadode, uzagira abakiriya benshi kandi wifuza. Yego, murakoze. Murakoze cyane. Inshuti twabanye rero tugeze ku musozo w'icya gikorwa cyo gushyikiriza impano, igihembo umunyeshuri wahize abandi mu ishuri ry'ubudozi rya Paruwase. Ni ishuri rigengwa na komisiyo ya Caritas hano i Gikondo. Uyu munsi rero akaba twazindukiye mu gikorwa cyo gushyikiriza igihembo umunyeshuri wahize abandi, igihembo yateguriwe na Paruwase ya Mutagatifu Vincent Paroti, igihembo yashyikirijwe na Padiri Mukuru Nsabimana Jean Pierre Mihigo uyobora Paruwase ya Gikondo. Twagize n'umwanya wo kuganira nk'uko mwabikurikiranye n'ushinzwe Caritas, yatubwiye urugendo Caritas yanyuzemo kugira ngo ijye kuri iki gikorwa. Twagize n'amahirwe yo gukurikirana ibyiyumviro bya Padiri Mukuru mu mushinga ukomeye wo gufasha urubyiruko. Twagize ndetse n'amahirwe yo kuganira n'uriya Marie Solange washyikirijwe igihembo. Tushikarije abajene cyane kuzitabira iri shuri rya Paruwase kugira ngo nabo bagere ikirenge mu kimuvandimwe wabo Marie Solange. Cyane dutegeza ku bajene, urubyiruko rutarabona akazi, urubyiruko rugiramuka ntacyo rukora, aho kugira ngo baramuke bicaye bagane Paruwase Saint Vincent Paroti Gikondo, binjire mu ishuri ry'ubudozi, bihangira imirimo, bunguke kandi bagire n'ejo heza hazaza biteguriye. Twifurije mwese ibihe byiza, twifurije mwese imigisha cyane urubyiruko, twifurije imigisha abanyeshuri bari ku ntebe y'ishuri ya Caritas, kandi twifuriza n'imigisha uriya munyeshuri Marie Solange usoje icyiciro cye akaba agiye kwinjira ku isoko ry'imirimo ahanga imirimo. Tumwifurije amahirwe menshi mu mirimo agiye gutangira. Mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Joseph Habumukiza hano i Gikondo.